Inyamaswa ya mbere ni ingona. Ingona ni inyamaswa yo mu mazi iboneka cyane muri Afurika, Aziya no mu majyepfo ya Amerika. Ifite amenyo akaze cyane kandi iyo ifashe umuntu cyangwa inyamaswa ntirekura. Ingona yica abantu benshi mu mazi kurusha izindi nyamaswa. Abantu bayitinya kuko ikora igitero gitunguranye, igakurura ikagutwara mu mazi. Ni inyamaswa ishobora kurama imyaka irenga 70. Nkwibutsa gutanga igitekerezo muri comment nimba hari inyamaswa twibagiwe kandi uzi neza ko abantu bayitinya cyane uratubwira. Nkuko mubibona ku mwanya wa kabiri turahasanga shark, akaba ari amafi manini cyane aba mu mazi. Abantu benshi bayatinya kubera filime n'amateka ya Jaws. Zihora mu mazi manini kandi zikagira amenyo menshi cyane agenda asimburana. Nubwo zitica abantu benshi buri mwaka, ubwoba abantu bagaragaza rwose ni bwinshi cyane bitewe n'ingingo tuvuze haruguru. Aya ni amafoto atandukanye y'aya mafi yitwa shark, akaba ariyo dusanze ku mwanya wa kabiri. Ese hari inyamaswa z'abantu batinya cyane ukaba utayibonyemo? Ubwo uratubwira muri comment. Ku mwanya wa gatatu turahasanga intare. Iyi ntare izwi ku izina ry'umwami w'ishyamba. Intare zifite uburere bwo kubaho mu matsinda, zikora zihiga izindi. Abantu bazitinya kuko iyo ifashe ikintu ikagikurura nta muntu wabasha kuyicyambura. Mu muco w'abantu intare iranga ubutwari ariko kandi inatera ubwoba. Yego, abandi bantu batinya intare nabo batubwire muri comment. Kandi nimba uri mureba iyi video utubwire n'igihugu uri kuyireba uherereyemo, byaba byiza kurushaho. Kandi duhe n'igitekerezo kijyanye n'uru rutonde turi kubagezaho. Nawe nimba hari inyamaswa igutera ubwoba ubwo uratubwira. Ku mwanya wa kane turahasanga inzoka. Inzoka nka black mamba, king cobra n'izindi z'uburozi zishobora kwica umuntu mu minota mike kubera uburozi bukomeye. Ziboneka mu bice bitandukanye by'isi, harimo muri Afurika, muri Aziya no muri Amerika y'Epfo. Abantu bazitinya kubera uburyo zicecekera zikaza mu buryo butunguranye. Ngira ngo rwose abantu muri kureba iyi video murabyumva cyane ibyo ndimo mvuga. Abantu bagize subwo ni amahirwe cyangwa ni umwaka wo gukubitana n'inyamaswa, muratubwira muri comment. Nta muntu ushobora kubona inzoka nini ngo akomeze urugendo atikanze. Rwose iyi nyamaswa ndakeka abantu benshi muri comment muraza kutubwira ko muyitinya cyane. Ku mwanya wa gatanu kuri urutonde rw'inyamaswa zitinywa cyangwa se zitinyitse cyane ku isi turahasanga ingwe nini. Ingwe ni inyamaswa yihuta cyane kandi ifite imbaraga nyinshi. Igaragara cyane mu Buhinde, muri Bangladesh, muri Nepal ndetse n'ahandi muri Aziya. Abantu bazitinya kuko zishobora gusimbuka no kwica zitarindiriye. Izwi kandi mu mateka y'ubugome no kuba icyitegererezo cy'imbaraga. Ese koko turemeranywa ko ingwe iri kuza ku mwanya wa gatanu? Ku mwanya wa gatandatu turahasanga imvubu. Imvubu isa neza ariko niyo nyamaswa yica abantu benshi muri Afurika. Ifite umunwa munini cyane n'amenyo ashobora kumena ubwato.
Abantu bayitinya kuko ari inyamaswa itungurana kandi ikina nabi. Imvubu ishobora kugera ku biro 2,000. Nyagasani, urumva ko rwose ari nini cyane. Ariko ikintu kintunguye kintangaje nuko imvubu ifite amenyo ashobora kumena ubwato. Ku mwanya wa 7 turahasanga imbwa y'ishyamba. Izi mbwa zirangwa no kuba mu matsinda. Zigaragara cyane mu Burayi, muri Amerika y'Amajyaruguru ndetse no muri Aziya. Abantu bazitinya cyane kubera inkuru n'imico yagiye izivugwaho. Zizwi nk'inyamaswa zicisha abantu ubwoba mu buryo bwo guhuriza hamwe mu matsinda. Ku mwanya wa 8 turahasanga indi nyamaswa yenda gusa n'imbwa, ariko mu Kinyarwanda dushobora kuba tuyita urusamagwe. Zifite imbaraga zikomeye cyane kandi umuntu wayibonye hafi ahita atinya. Abantu bazitinya kubera ingano, imbaraga n'ubushobozi bwo kwica vuba. Ku mwanya wa 9 turahasanga leopard. Ni ingwe ariko itandukanye niyo twabonye haruguru. Ubwo uwaturusha irindi zina ry'iriya ngwe nini twabonye mu Kinyarwanda yatubwira. Iyi ngwe rero yo izwiho ubwitonzi n'uburyo yihisha mu biti cyangwa mu bihuru. Ikunze kugaragara muri Afurika ndetse no mu Buhinde. Abantu bazitinya kuko ikora igitero mu buryo butunguranye nayo. Ingwe ifite umuvuduko wo gusimbuka igakurura ahantu waba uri hose, yasimbuka ikagukurura rwose. Ariko simvuge gutyo ngo wumve nimba uri hano yo iri nko mu kilometero yasimbuka ikagukurura, oya. Ku mwanya wa 10 turahasanga ikirura cya komodo cyangwa se komodo dragon. Iki kirura navuga ko kimeze nk'igiserebanya cyakuze cyane. Yego, kikaba kiboneka muri Indonesia. Ifite uburozi mu menyo bukoreshwa mu kwica inyamaswa zindi. Abantu bayitinya kuko ishobora kurya inyamaswa nini n'umuntu arimo. Irangwa no gutera ubwoba abagenda ku kirwa cya Komodo. Nk'uko mubibona rwose iki kinyamaswa giteye ubwoba cyane. Ubwo rero uratubwira inyamaswa nawe gutera ubwoba muri izi twavuze, ndetse nimba hari niyo twibagiwe uratubwira muri comment. Bye bye.